Yes, reka nongere ngusuze kandi ngo ikaze nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane we turi kumwanga kuri BARYINYONZA Talk Sports ndagushimiye cyane ko ngiye gufungura n'iki kiganiro. Hanyuma reka tugaruke ku buso yitwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe afite byinshi biri kumuvugwaho. Mbappe ku mugoroba nawe hari kubera ibirori cyangwa se umuhango wo gutanga ibihembo bya Ballon d'Or haba ku bagabo n'abagore ndetse n'ibintu bitandukanye bitangwa n'ikinyamakuru cyitwa France Football cyo mu gihugu cy'u Faransa. Uyu musore ubwo yarakihagira abafana bamubuinze byatare bamubuinze nyuma yo kumubuinga rwose n'amashusho yagiye agaragara ajya hanze yagaragaje Kylian Mbappe atari kureba cyangwa se agisoni zo kureba witwa Florentino Perez mu maso ko ibyo yamukoreye yanga kujya muri equipe ya Madrid nyuma y'isezerano rero mu myaka 2 yose. Hanyuma kandi ikindi uyu muvandimwe witwa Kylian Mbappe akaba rero nta gihembo yahawe ku mugoroba. Icyakora turabizi neza ko n'umuvandimwe cyangwa se n'umusore uko byagenda kose ejo bundi ko inkuru zaba impamo nibwo yazakanye ariko ukuri nuko Kylian Mbappe yasabye gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Icyo tugiye kuganiraho sasa cyangwa se icyo ngiye kongera kwereka muri kano kanya impamvu zatumye cyangwa zituma Kylian Mbappe ashaka gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain muzukuri apana gupfa kukubwira gusa urumva ibintu umuntu aba yicaye agafata umwanya akareba agashakisha batakubona Mbappe. Hari izo tuzi biba byoroshye cyane ko umuntu yakubwira ikintu ariko hari nizo tutazi, hari izo tupfa kubona gutya ariko n'izigwana kuzibona. So reka tuze impamvu za Nyazo mu byukuri zijya nko kuri 5-6 zituma Kylian Mbappe bigaragara ko arashaka gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Mu byukuri nyuma y'amezi agera kuri 5 yonyine uno musore asubije inyuma cyangwa se afashe icyemezo kidasanzwe cyo kwanga kujya muri equipe ya Real Madrid. Mu mateka n'ubwa mbere byari bibayeho ko equipe ya Real Madrid yakifuza umukinnyi akayibenga ntagende kwa kwera ubundi Madrid ni mutabengwa iyo bayibenze bibi nkuri teye ubwoba. So yarayibenze yongera amasezerano n'ikipe ya Paris Saint-Germain ubu n'umuvandimwe ariko biragaragara ko kugira kano kanya ntago bihe bimeze neza cyane muri equipe ya PSG nyuma y'amezi 6 asubije inyuma ubusabe bw'ikipe ya Real Madrid bashaka kumusinyisha akagera rwose abana free agent ariko bikaza kwanga. So ikibazo sasa twibaza muri kano kanya PSG irasa naho yabikoze neza ikongera amasezerano Kylian Mbappe ariko kubera iki PSG imeze neza iri ku mwanya wa mbere muri championnat y'Abafaransa ndetse yewe ikaba inayoboye na Champions League group stage ikaba abakinnyi bakomeye bari gutsinda bitwara neza cyane ba Neymar bameze neza bambese bameze neza Mbappe aratsinda byose bimeze neza cyane ku busatizi bwabo kujya kano kanya ariko mu byukuri ntago biza kuza gutungana cyane. So yarahindutse cyane abatoza barinjira ariko buri wese yakibaza impamvu Kylian Mbappe ashaka gusohoka, buri wese yakibaza impamvu Mbappe ashaka kugenda. Ikibazo cyabaye ikihe kuri Kylian Mbappe? So impamvu ngizi rero reka tuzinjiremo mbanze mbibereke icyo ntabeze kuza kubwira ngaha ukeka ko cyaba kiri mu mpamvu yatuma Mbappe ashaka gusohoka nta kibazo uraza kujya muri comment uze kuza kucyandika utubwire. So impamvu za Nyazo zituma Kylian Mbappe ashaka gusohoka iya mbere ni iyihe? Gukinishwa mu mwanya atifuza. Kylian Mbappe umwaka ushize imikino yakinaga nka nimero 9 kuko hari Messi ukinaga ku ruhande rumwe na Neymar agakina ku rundi ruhande. Ibyo byabaye imisezo itambutse. Icyo akora byasaga naho atishimiye cyane mu mwanya ahubwo akumva ko yanyura nibura ku ruhande yaba urw'iburyo cyangwa se urw'ibumoso nkuko byari bimeze ku gihe cya Edson Cavani gihari. Mbappe yanyura ku ruhande rw'iburyo Neymar akajya ku ruhande rw'ibumoso Cavani akatakezam. So Cavani amaze kugenda ino kipe ya PSG basanga nta kindi gisubizo gihari uretse gufata even no kuza kwa Messi basanze nta kindi gisubizo gihari uretse gufata Kylian Mbappe akabaretereka ku 9 akaba ari uhakina wakifuza gukira ku mpande cyangwa se agakina nka nimero 10 nkuko ajya bikora mu equipe y'igihugu y'u Faransa. So uno musore myaka 23 y'amavuko rero ntago yishimiye uburyo ari gukinishwa muri equipe ya Paris Saint-Germain byatumye yifuza gusohoka mino sama itamutse ariko afata icyemezo cyo kongera amasezerano. Gusa mu kongera amasezerano hari ibyo yasabye ko byahinduka mu bijyanye n'uburyo afatwa ndetse n'uburyo akinishwa muri rusange. Kimwe muri yasabye ko byahinduka hari mu mwanya kinaho ntago Mbappe yashaka kongera gukina kuri nimero 9 ariko kuva asezo yatangira biragaragara ko ubwo busabe ntago bwigeze bwubahwa. Kylian Mbappe aracyakomeza gukina kuri nimero 9. Gusa ikipe ya Paris Saint-Germain yaregeje kuzana cyase yagerageje kuvugisha abakinnyi batandukanye bakira kuri uwo mwanya ntibyakunda. Muri abo bakinnyi harimo witwa Robert Lewandowski bijyanye muri equipe ya FC Barcelona, harimo Jean Lucas Kamaka bijyanye muri equipe ya West Ham ndetse na Marcus Rashford wagumye muri equipe ya Manchester United. Byose byaravuzwe. So Mbappe rero
byabaye ngombwa ko kongera gukina muri uwo mwanya nanone muri sezo icyakora ntabwo ikintu nishimiye cyane ndetse we n'ejo bundi kuri match ejo bundi banganyije n'ikipe ni Rams I think it's Rams banganye ubusa ku busa nibwo yashyizeho post igaragaza vetare hashtag ya pivot gang yashyizeho igaragaza ko atishimiye ko ari gukina kuri 9 kuri uyu mukino so yahise yisiba icyo ngicyo kijya ku ruhande cya kabiri sasa ndi kukwereka impamvu zituma witwa Kylian bashaka gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain ni umubano we n'uwitwa Neymar cyangwa se ibibazo bye na Neymar mu by'ukuri kuva ku ntangiriro z'isezo birazwi neza ko bano bakiri bombo kari babiri bamya inshuti magara bamya ari abantu bakundana bagendana baganira basitsanye cyane kuva sezo yatangira ntago ibyabo bimenye neza cyane ntago bari kurebana mu maso mu by'ukuri so byaje bigaragara cyane mu kibuga ndetse no hanze yacyo cyane mu rwambariro aho usanga buri wese abameze uko buri wese ariko n'aka groupe ke ari gukongera guhuza ndetse no kujya hamwe ntago byakomeje kuba bya bindi haje amakazo ntago byose bikimeze neza cyane ugasanga barashasheze cyane so kubera iki sasa ino pair cyangwa se ino duo babago kari babiri muri bino byingoro bitambutse bagaragaje ko nta bumwe bagifite no kutimvanamo cyane mu by'ukuri byatangiye ari ibihuha byaje bivuga ko Kylian Mbappe yashakaga witwa Neymar asohoka muri sama ngo nimwe muri offer ya equipe ya Paris Saint-Germain ubwo ajyaga kongera amasezerano uno musore unafite igikombe cy'isi akakondeka ngacomekamo koko karimo yasabye ko witwa Neymar yazasohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain ariko iki cyifuzo cye ntago kigize cyubahirizwa ni equipe ya Paris Saint-Germain so ibi ngibi nabyo ni kintu cyamubabaje cyane mu by'ukuri ariko amakuru akatubwira ko impamvu yifuza ko Neymar asohoka ya mbere kwenza ibindi byose nuko Neymar akomeza gukinishwa kuri nimero 11 kandi mu by'ukuri ari Mbappe nawe abashaka gukina akuva ko Neymar aramusasohotse yagira urw'inyagambiro bahagije kuri nimero 11 iyo ni impamvu ya kabiri muzo na kore research cyangwa na rebye zigaragaza impamvu zituma Kylian Mbappe yifuza gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain ni impamvu ya gatatu sasa Mbappe abangamiwe cyane n'urukundo cyangwa se na influence Messi ari kugira muri equipe ya Paris Saint-Germain no mu gihugu cy'u Faransa uno musore Kylian Messi uri gukina sezo ya kabiri muri equipe ya Paris Saint-Germain niyo mukino imaze gutanga ama-assist menshi muri equipe mu gihugu cy'u Faransa ndetse yewe akaba ari gutsinda n'ibitego byinshi cyane muri equipe ya Paris Saint-Germain bitandukanye ko byari bimeze sezo ishize aho kujya kano kanya ibitego amaze gutsinda bingana ibyatsinze muri sezo ishize yose muri rusange so ibi bintu rero byatumye abafana equipe ya Paris Saint-Germain bakunda cyane Lionel Messi bamwimba mu by'ukuri ku rwego rw'ejo cyane aho bakomeje kumuririmba uko bwije nuko bukeye yaba mu kibuga ndetse no hanze yacyo ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain bwayo ikaba yaramaze gushima service za Messi aho kugira kano kanya bari muri gahunda gushaka uburyo bakongera no mu gatwaro Lionel Messi amasezerano aho kugira ngo asubire mu equipe twese Barcelona nayo yamaze kugaragaza ko imwifuza muri sama itaha so ibi byose rero Lionel Messi akaba ari ibintu biri kumuvugaho kujya kano kanya gusa nanone apart ibyo ngibyo nakubwira uyu muvandimwe influence muri equipe yitwa Paris Saint-Germain influence muri dressing room ni ikintu kikuru umunsi ku wundi Messi uhere no kurira mose mu by'ukuri wabumyere muri vare we hagati ya Real Madrid n'equipe ya FC Barcelona ni inshuti magara ya Messi kugeza akanya muri Paris Saint-Germain ni umuntu bakundana ni umuntu bahora baraganira kenshi bagaseka kenshi mbese Messi bari kumwubaha bose mbese biragoye cyane buriya iyo ugeze kuri Ramos bitanumva bincanze kuko Ramos buryo twafate atasomana kamenye ko kantu sinzi mukazi buriya Ramos naga inshuti ya Kylian nubwo bakenanye kandi bagakina by'igihe kirekire sinzi impamvu iyo ugeze agumva Ramos ari umuntu w'umukadere w'ikipe ya Real Madrid ariko ntago inshuti ya Kylian cyane pe ntago inshuti ya Kylian kuri guhari kuko bakubwira ko buriya Ramos ngo yakoze uko ashoboye kose kugira ngo Kylian ntaze muri equipe ya Real Madrid ariko kubera ko Real yamushakaga nicyo Kylian yaravuze muri icyo gihe birangira bikunze ariko ntago bari inshuti pe niko kuri guhari so ibyo ngibyo ni bihari Uitwa Lionel Messi rero na Ramos rwose ngo barakundana cyane muri iyi minsi kuri influence ya Messi buri wese aramwumva kandi muri equipe ya PSG bakarimwubaha bigendanye n'icyo ari cyo ndetse n'icyo ari gukora muri kino gihe bigatuma rero Uitwa Kylian Mbappe abona ko by'ukuri ngo ashobora kuba atakiri umukinnyi mbese atakiri umuntu umeze nkaho ari navuga ngo uri main uri umuntu nyine uri imbere urumva Mbappe ngarareba ngo amaze gusanga atari umuntu uri imbere mu by'ukuri ariko tuvuga indusubira ibindi ufite Messi eka Neymar tumwihoreye dawe na Neymar yigize umwana ariko ufite umuntu uri serious nka Messi wifuza ko umujya imbere
ubona ikintu bapfa kugera mu buryo bworoshye. Reka twikomereze. So uno muhungu rero ngingi ikaba impamvu yindi ituma yifuza kuba yasohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain, kuko yatekereza ko ari umuntu uzaba avugwa, ari umuntu uzaba ushagawe, mbese ari we muntu uri imbere y'abandi bose, ari we kiyongoza muri equipe ya Paris Saint-Germain. Icyo kwa kujyana aka kanya ngo ntagarabibona. Ibyo ngibyo bigatuma Kylian Mbappe yifuza gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Indi mpamvu ndi kukubwira ku mpamvu zituma Kylian Mbappe ashaka gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Ya kane, itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa. Kylian Mbappe umwe mu bakinnyi bakiri bato cyane baryoshye kandi bacaninga cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, byaje kurangira urukundo rwe n'itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa bacanye umubano. Kuva yakongera amasezerano muri Samitambo muri equipe ya Paris Saint-Germain, yakomeje kwatakwa cyane n'iri tangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa, rimushinja cyane attitude ye, imyitwarire muri rusange, ndetse na indiscipline cyangwa se ikinyabupfura gike yagaragaza, ariko akagaragaza n'akantu ka arrogance n'akantu ko muri arrogance aba ari umuntu wiyumva. Yes, akaruko kwiyumva cyane. Ubwo baraza kumbwira ibintu bari kuvuga ngaha niba ari mu kuri bafite cyangwa se atari ukuri. Gusa ngo akano kantu ka arrogance Kylian Mbappe arakagira cyane. So rero ngibi bigatuma itangazamakuru ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ritamukunda, ahubwo none rigahindukira rikabashushu be mu gatwa Lionel Messi, rigakunda Lionel Messi, bamwereka urukundo umunsi ku wundi, araryoherwa umunsi ku wundi. Messi bari mu rukundo na Messi kurenza ko ari mu rukundo n'uyu musore witwa Kylian Mbappe w'ikipe ya Paris Saint-Germain. So ibingibi rero none ngo bikaba indi mpamvu yatuma Kylian Mbappe yifuza gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Ligue 1 muri rusange, agahungura itangazamakuru ryabo akigendera, kuko ngo yasanze iri mu Rwanda cyane. Iyo ni impamvu sasa ya kane. Ya gatanu, umugabo witwa Erling Braut Haaland. Mbappe ni umugabo akenshi wisanga cyangwa se bamaze kubona ko uko byagenda kose generation yo mu gihe cye cyangwa se ku myaka ye uwo bazaba bahanganye cyane ni rutazamu witwa Erling Braut Haaland. Braut Haaland wamaze gukora move yo kujya muri equipe ya Man City ave muri equipe ya Borussia Dortmund. Niryo zina riri kuvugwa mu bitangazamakuru byose pe tubizanye ukuri. Haaland yaravuzwe muri kwezi gutambutse, ufite hashize nk'ukwezi kuvaza mu gihe cy'Ubwongereza agakina match ya mbere, kuva ku ya kabiri kugeza kuri match ya Liverpool yabuze igitego. Haaland natwanga kuri BARYINYONZA Sports nibaza ko mubona ko tumugarukaho cyane, nuko nyine bitangazamakuru byamuririmbye yabaye Haaland mu gitondo, Haaland ku mugoroba, Haaland muri weekend, Haaland mu minsi y'imibyizi. Haaland yabaye umukinnyi udasanzwe. So Mbappe rero yakwibuka ko mu by'ukuri ari umukinnyi uzagera mu gikombe cy'isi kandi anagifite, akareba icyo Haaland ari kuvugwa, ari mu basa n'abahanganye muri generation, ngo akumva ibyo biragoye cyane kubyumva ndetse no kubyakira cyane. So ibi bigatuma rero uwitwa Kylian Mbappe yumva ko akeneye nawe gusohoka akava muri Ligue 1 akajya ahantu mu yindi champion ikomeye cyane, aho nawe itangazamakuru rizamuvuga ku rwego rwo hejuru, ndetse nawe agakora ibikorwa nibura abantu bishimira. Urumva akareka kuba kuko ari yamaze gusanga itangazamakuru ryaho ni Lionel Messi, hatari Lionel Messi biragoye cyane. So ibingibi bigatuma atekereza kuvuga ati hagati ya La Liga na Premier League, kuko muri La Liga ni Barcelona ni Real Madrid, nubwo aka kanya Perez yaryumyeho, ariko muri Premier League ni ikipe yitwa Liverpool. Izo kipe nizo zivugwa cyane kurenza izindi zose, ku hano n'umuvandimwe ashobora kuba yajya ngo akajya hano nibara abantu bamureba cyane, aho kugira ngo akomeze kuvuga kuri Haaland gusa, ahubwo gatangira kuvuga Haaland n'umugabo witwa Kylian Mbappe. So indi mpamvu sasa munyemere abenenza kuza gusorezaho kuri izi bambu nagaragaje zigaragaza ko Kylian Mbappe yifuza gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. The guy want something new. Kylian Mbappe arashaka amahindura, kabije jambo nkoresha. Mbappe ashaka kuba ameze nk'umuntu unaniwe, nyine unaniwe mu mutwe, simza kunenga ku mubiri, mbese arananiwe mentally no kuba muri Ligue 1, ku buryo ashaka kuba akeneye challenge. Kandi ibyo bintu bibaho cyane cyane mu bakinnyi. Buriya umukozi usanzwe gukora mu kandi kazi gasanzwe we yari comfortable ahantu, abona ikintu cyose yifuza aba ari cyo abashaka amafaranga, ariko abakinnyi habamo n'akantu ko kuryoherwa no kwishima no gushaka umunezero n'ibyishimo. So rero ngo mu mutwe witwa Kylian Mbappe ashaka kuba ananiwe cyane kabisa no guhora muri Ligue 1, no guhora ari havugwa ngo akaba yakenera indi challenge nshya. Sezo ya 2016-2017 nibwo yatwaye igikombe muri equipe ya Paris Saint-Germain. Kuva ubwo rero akomeza kugenda torwa cyane, yamaze gutwara Dore zikira kuri enye mu gihugu cy'Ufaransa, abo umukinnyi w'umwaka ishuri 3 zose muri equipe ya Paris Saint-Germain. So ibi byose akabikora ku myaka 23 yonyine y'amavuko. So nyuma yo gukora ibyo bintu byose rero abantu bakavuga atahari Ligue 1 ishobora kuba yaratangiye kuboringa kuri we, kandi nawe wamwumva nanjye namwumva kuri we. Watwaye byose nta kintu. Iyo uri equipe ukaba watwaye ibintu byose, watanze ibyishimo byose, you better live ari
urarivinga umukinnyi ararivinga akagenda abantu akajya gushakira ahandi akakora challenge ahandi aho ngaho akaba already aba ari umulegend aho ngaho byagiye kenshi gashoboka kuko ari umulegend aho ngaho ko botekana igendere njya ahandi njye gushaka ko bigenda mu by'ukuri. So ibi rero ngo bikaba bituma yumva ashaka kugerageza agashaka ahandi hantu yakwerekeza. Well nta muntu bizi ariko mu by'ukuri nawe umbwire ugiye gukeka cyangwa se uketse ubona Kylian Mbappe impamvu yatuma ashaka gusohoka muri equipe ya PSG ari yihe? Arashaka gusohoka kandi vuba. Urebye neza muri izi mpamvu tumaze gukubwira n'izindi tutavuze aha impamvu yatuma ubona PSG ashaka ko yasohoka muri equipe plutôt witwa Kylian Mbappe ashaka ko yasohoka muri equipe ya PSG yaba ari yihe? Uramutse uri mu mwanya w'umuyobozi w'ikipe ya PSG kano kanya warekura Kylian Mbappe agasohoka, wamurika ugafata icyemezo ko ati ngaho genda, cyangwa wakora uko ushoboye nawe ukamugumana ahubwo ukamwereka ko akwiriye kuguma muri equipe ya Paris Saint-Germain? Well ibindi ni ukwisanga muri comment zanyu. Cyo nashaka gangaha kugira ngo mbasobanurire mbereke ibyo namaze gucukumbura nk'impamvu zatuma Kylian Mbappe yifuza gusohoka muri equipe ya Paris Saint-Germain. Niba ibindi ntavuze anga cyangwa se mba byaba izimwe mu mpamvu put them in the comment section down aho ngaho utubwire uko bimeze. Urakoze cyane rero komeze kugira biza cyane mu kanya no tugiye kwinjira makuru ari kuvuga kuri munsi mu mikino mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Komeze kugira ibihe byiza.